Uyu munsi turi hano igikondo tukaba twahakusanyirije inzoga z'ibyuma ziri mu macupa atandukanye. Muri Kigali hose twafashe inzoga zigera ku makarito 164 na 792 ndetse n'amacupa 146 na 362. Ubundi byose iyo tubibaze mu macupa dusanga ari amacupa hafi miliyoni 4. Byonyine hano muri Kicukiro tukaba twarahafashe amakarito arenga 1064. Ubu ngubu rero twazanye aba youth volunteers kugira ngo badufashe, barimo kugenda bapfundura buri cupa bayasuka muri ibi bigunguru murimo kubona, hanyuma turaza kongeramo amazi twongeramo no kugira ngo tuzice intege, noneho ya makamyo azitwara araza kuza azitware induba aho twajyanye kumena n'ubundi etanol mu buryo bwo kuzimena habugenewe kugira ngo tubungabunge ibidukikije. Tukaba dusaba n'abandi bantu baba bagifite izi nzoga haba mu bubiko bibwiraga ko hari igihe kizagera tukarekeraho kuba twazikusanya bakazicuruza ku mafaranga menshi cyangwa se bakabazikoresha ibindi. Reka tubabwire ngo ntabwo bishoboka, ntabwo bikunda. Izi nzoga n'uburozi, twese tubyumve gutyo, ntabwo zujuje ubuziranenge, zangiza ubuzima bw'abantu. Umuntu ukizifite nazitware mu bubiko bw'akarere cyangwa se yegera umuyobozi baturanye amurangira aho yazishyira, ariko twese tuzikure mu ngo zacu hanyuma zimenwe mu buryo butangiza ibidukikije.